Yesu we man gusa wa telefone yanjye ko abantu muzi kurwa mubangamira abandi gogo Yesu muzi si bibi gusa ugize ngwi reba ibintu bituma tuburara twanabwirirwa reba umubwirwa mukanaburara se gena n'ababyeyi ngo mbarere cyangwa ibyo ngibyo bihuriye no kuzukashikuza telefone agasuzuguro gusa Gaju ushobora kunyimyoza 1 2 3 ayo menyo nkayamaramo gahita hinduka amapengo gapiningirwa mu mapingo bakagupanga imigeri n'iki wanjije njiji ni wowe wasariye udusore dufite amatwi nkayo rukwavu twagura mu ishuri wagishegabo igishegabo ni mushimesha wawe washiririye amenyo bakayakingura muri shiririzi wanjije ariko Gaju iyo utinye ukanuka ndi musaza wawe bomba nta soni ufite gasazira ubusa bakamusiga muri gare ukagongwa na gari ya moshi shibutisi ubu mbonyemo inda ya Mongolia kagororerwa umutimbwe bakakwituramo bwabwa y'imbwebwe wa mbwa Gaju nyisimbwa imbwa zigenda zimaka imbwa mu izirika 3 njya bonsa cumuteka mwebwe se moje muza hano mukora iki kwa batumi tuje kureba ko mumeze tumeze neza Gaju uzi byabaye bwa buhungu bwose umwe jondi bwaye buri kumwe na Afrika babupakiye panda gari yabujanye bafashe bari gukora babandi mujya mu mico mibi imwe bafashe bari kuba bafege amatabi bari mu nda panda gari yaje bwose itukumva gutya irabujana ega ibyo ndi kuvuga byose nta kintu wakora nawe urabizanye kuneranya na Gaju umushiki wawe ni kuvugisha ukuri nta kintu wankora nawe urabizi bisa nuwahe waje ubyimbya uyu ni mukuru wanje ni boss agomba kundinda ngamuri umuna wiwe unanye niyo mpamvu namwitwashe nta muntu wankora ibeshye se umufuka namenye ko muri umuna wanje ari umunyamagambo mitamo kumubera ibonse noneho ubu ngubu ashatse yagutuka igitutsi icyo ari cyo cyose ashaka wajya kumukoraho naguterura nkakubita hariya ku gikuta kandi nawe wajya kundega ase gashikikaye ko mbona kabaye ikiragi aho mushaka nana ko munsi ururimi cyanza ari kugutuka twabyuberaga inyuma y'igipangu hari kudukangurira ngo usigaye makanga sizi noneho ibintu byabateye rero ukagira amagambo nk'ayisana ariko ubu ngubu ndabona yacetse ariko waza ari ukubera yumvishe amafuti yawe cyo kukugira n'amafuti ariko bazajya banagutuka rwose pe bazajya bagutuka rwose uri umunyamafuti kandi nawe uriyize ahubwo sinzi impamvu iriya panda gare wowe yatwaye ko bari abantu bose amafuti uyateranyije amafuti yawe bose yahura n'amafuti yawe makeya ntabwo wahura n'amafuti yawe yose Gasiki komeza umubwire utagira n'ibindi wibagirwa uhagarikiwe n'ingwara voma uruhuke na stress zo mu mutwe ukoze hasi unyibutsibuye mbona ngo kaba mayi wani ejo none kazinze ibinga n'ibitenge bibi kakinyeye macuri ukaje kuvuga ubugambo mu rugo icyo nkugira mama yakazinze imihini nka 500 agasubiza kiruka kanyoko kari heke niko narinje gusomera ubu ngubu nako kari mu mipango yarinzanye narinje kubwira vega nanyoko naye nkamugera nkamubwira nawe ninkora amakosa naye nzakubwira kanyoko kari heke kona ko ngasomere niya barundi bose nikazongera kuzana bura butenge bwako kaba katanafuze baba no kunuka ibiganje n'ubushuru jipo bi bajya kaba kabunyayemo nikazongera kugarukira mu rugo mu bikabwe ni bakatana hari muri ko iwacu nagara kibuga rimwe nagara kunyanya mu isoko banga buri wese aza kurya mama naza kubita bura butenge bwako gaciro agira igitenge kimwe wajya ngo ni imfu muri kumva neza muza kumwiyamare nazo ni kugarukira mu rugo kutababwiye ukuntu ka papa iwabo bagafashe kavuye gukura ibijumba kwa Mathias igitondo kare mu ruturuturu narindi kwibaza ikintu nibagiwe kuvuga ariko nanjye ndavuga ariko kwaza umurongo nibagiwe umurongo wa mbere w'ingenzi ariko kasukari yewe wundi ariko nsogira bote zinuka niba barazipakiye mu ifumbire maze imyaka 5 idakoreshwa muri izira bote ni indangamuntu yagiye kwibagena zijya none reka ejo nazazikuremo we hari kwa Mathias mugane wawe ndamu azikuremo kugira ngo atagira umuntu mwumva ari kujya gukura ibijumba by'abawe azikuremo ubega amasazi nka Venus yari gucari muri defile itapfa yose ashirira rimwe nibaze se ngari amasazi azize ikikoko ariko umundi hano murya ibijumba muri ingurube ko bumeze gusa bwazaje busubiza ingenda unagwa nivugisha hano nje ndikumwe n'ibirage mwavuze byo muvuga cyangwa murumva inkuru yabyo wagute abantu tutateranya amagambo umva nkubwira bagahungu kabaga kavuga mukagira ngo hari wenda ntago umuntu aba ari kubaba iyo ufashe ukavuga ababyeyi banyu ukavuga ngo kamamaye ngo kapapaye ngo papa ngagira bote zinuka ngo nawe wagize icyo ukora ngo ubabure mama sureba araya manya kugwa muri wese uyu munsi aranyishyura ahubwo se ko numva bageramo baratongana hano niho bimuriye inamara
agomba kunyishyura, ngomba gutaha ari uko nyatahanye n'impamo y'Imana. Gaju murekure cyangwa uvure nashaka namurekure ariko njye mbanza mvuga ibinzanye hano muri uru rugo. Vega wewe salama bro. Salama. Ubu tuvugana rero ikinzanye urakizi. Ndi kumwe na sister wanjye. mvaho nabo njye nyiri sister. Kuba uri kumwe na sister wawe. Abo ni abaturanyi baje. Bamaze abo ntabwo ari bo banzanye. Koramo vuba vuba. Oya wasamwe n'amaguru ariko wasamwe n'amaguru. Ipantaro ngo wigwatiriye mani. Ubu ngubu uje kuneza abashiki banjye ngo bigende bi. Urangwashiriza ruriya rutisa ninde waguha amafaranga 5,000. Ishyura. Ari aba baje bambwira ibya pandagari. Ari wowe uje umbwira iby'amafaranga. Nakugwatereje amapantaro yanjye amakote n'ibiki byose. Vega ntabwo ari ubwa mbere ukoze ibi bintu. Bwa mbere dukina urusimbi byagenze gutya. Basi fata nizi nkweto ariko mbona amahoro. Napfuye mukina n'urusimbi. Uzanyongera n'ibindi. Nakuramo n'iri koti naryo nari. Uramo n'iri koti rimwe. Uramo n'iri koti. Subu nibye. Gaju 5,000 ni byinshi. Usizo ngo tuzigura. umva amafaranga y'Imana w'Imana uri kumva Nafashe Yesu. ibaze ko na Yesu bwamuguze ibiceri 30 nago wamuguze 50. bongeraho kariri amafeza noneho Uburyo bimeze afite imbaraga mbese. Urumva ufite Uyu agati. yaje yabyembye ngo ni bonso naje ndukiraho. Ibyo nagwaye birahagije. Uramo iryo koti turangizanye. Ariko se ubona gufite cyangwa bamba rupi yawe birangiye Asubona gufite amafaranga. Amarupi n'ibiki. Ubu ndamufite amafaranga. Excusez zampa Byafite amafaranga 5,000. bitanu imfura ya Beneri wowe imfura ya Beneri Byatumye kuniga umuntu. Nagwaye ipantaro ngo ubigwatiriye n'inkweto zanjye urazitwaye n'amasogisi yafata. N'amasogisi yafata. Zana. Nazane nimero ya telefone. Zana hano kwanza turakwishyura kuri telefone. Turakwishyura kuri telefone ngenda yica. None se turakuzira. Turakwishyura kuki se niba utagira telefone? ntago agira telefone ye Abase baje bigiza akara kajyayo bagiye. Reba baje badutesha umutwe ngo Ariko niba mufite imbaraga niba ufite imbaraga wakipa. oya gatena arimo gatena tukagata tubijya Twahita tugashwanya gusa. ukagari kanoze Mwaze mureke yambara amasogisi. ayambare vuba hayamba ariko yishyura Wowe zana telefone. watana nta n'ikintu kibonye. Gaho mwandike nimero ya mushiki wanjye. Amasezerano nazo ubundi twagiranye ari he? Amasezerano twagiranye ari he? Tujya mu gasima Abagabo bari he? Tujya mu gasima babikubwira. Uraza mbokera y'iterabwoba. Apfa kuba twemera ko tumufitiye ideni. Siratubwiye ko ari 5,000. Naryo ntabwo ryemera n'icyatanu. Ya mushiki wanjye. Naryo ntabwo ryemera n'icyatanu. Urumva ko 5,000 bivunje mu icyatanu. Urumva ufite ubwenge mbese buri kumva. Wese 3,500 nagwaye ngo ufite ubwenge. 3,500 nagwaye ngo Urumva ufite ubwenge n'imbaraga se. 3,500 waguzemo inda yase warayansubije. Niba wumva Ariko ufite ubwenge n'imbaraga. reka babwire iki kibazo mureke tugenda tujye kwa mudugudu. Nta nubwo mwana rwinjiramo umuntu. 3,500 nagwaye ngo ujye kugura inda yawe warayansubije. ari telefone Nta nubwo mwana rwinjiramo. Hasa ni wa. Aha ni wa. Ntabwo mwana rwinjiramo. Reka mbabwire. Usubundi wewe gasekiri muri haka nane. handi uraho icyatanu cy'ubukomisiyo uri kumva Icyatanu so kigenda gute? cy'ubukomisiyo ndi kumufasha ariko Ubu komisiyo sano mwaje kugura no kugurisha. Gazo na Gasikiri. sha umva uyu munsi barayamba runo rugo rurimo abapangaye benshi ni navana inoti 15,000 ahita nsezera ku kazi k'umutekano Wabasanga kuri chano yabo yitwa Gajuko. ese ngegera ko zubatsera siko kugira uzenguruka ugeraho barara ari ukuzenguruka bifite n'amafaranga ibishenzi Kwiheba niba ngombwa rwose ndarukuramo umurama nayibukara rwose ndarugutwara Urukuramo se niwe arwo. Niwe aruteye kubyavuga ngo urafata ubona ko umutekano yaje ubwo se uzagira umunwa kugeza warangejeje ziranyihisha zikajya kwinjira mu nzura muhagarara se mwanjishimo dore mbese muhagararaho ntimukabona abayobozi bo mujya guhunga abanyabyaha gusa Why are you running? Why are you running? urugero umeze neza nari kurucekinga
muhagarara aho ngaho rwose. bahagarare nyine ubundi muba muri kujya he mutaratanze ay'umutekano. ikimbabaza ni kimwe bibona abayobozi byarangiza bigatangira bikagwirirana. ariko abari kugwirirana ni bande ko mubonye umutekano mugatangira mukagwirirana muri iyi nzu ni kwa so cyangwa kwa banyo? umva rero nkubwiza ukuri umutekano giye ntabwo nijya ruswa jyewe muroro unkwere Gaju Maria Agnes. Yesu aba bantu ko mubareba ahangaha harimo na musaza wanjye bari mu makimbirane. ugize ngo bakimara kukubona bagwirirana birukanka bashaka kutwinjirira mu nzu. mu bintu bya mbere mu mutekano wa mbere twebwe banza kudukorera muri uru rugo. ubanza wirukana akagahungu kiyaye kuvuga ngo papa ngo agira ngo bote zinuka ngo yagiye kwibanga ibijumba ngo byo kwa Marigarita. wongera ukiyamera none kuvuga ngo mama wanjye wagiye ngakenyanga ngo ubutenge ngo icuri ngo banje ngo bamucuruka ngo muri fose bamucurikagamo hari kwa nyina hari aho baninya iriya fose yari kuvuga niyi muteka icyo kibazo nawe banza ugikemura nibikunanira njyewe najya kwa mudugudu. Ndakwenya agakobwa ye kagumiwe utanshinga bagushinguza amayo maso bakagushira amayimbwa dore kasigaye nahenze kiya misazi kaguca mu mazuru gatunguka muri ibyo bintu byawe. burya se n'amaso y'imbwa arahenze nzi ko bayashyiriramo ubuntu kandi mura nabyo buri gihe mu muhanda babigonze. mwebwe murakina nta cyubu cy'ubusa ibintu byose byarazamutse n'ibiremwa by'Imana bisigaye bifite agaciro. byagira agaciro bitakagira ayo umutekano wenda yabona. ibyo bibazo byanyu byose mujyane kwa mutwara sibo cyangwa kwa mudugudu nibyanga muzabitange mu nama y'iki? mu nama y'abaturage arahandi bibera se. Hese muyobo havuga inama y'abaturage cyangwa n'inteko y'abaturage munyibutse maze iminsi najyaye dore ko yacu terana buri wa kabiri nimugoroba. ni ikibazo cy'uko mwanzengereje nacanganye kiworika amafaranga wenda yabona. umva rero muyobozi nanjye ubu ngubu amafaranga yanjye yayanyima babarira ukoresha uko ushoboye nk'umuyobozi unyishyuriza amafaranga yanjye. arishyuzaho umutekano yishyize n'ayawe nuko ko hariho icyatanu cyanjye. ni ukuri pe we nta kibazo ibyanjye nabyo. Mana se amafaranga yawe nayo umutekano ko twebwe turi bwishyura y'umutekano ayawe turamenya yaje mu buhe buryo. ubu se nimba mutishyuye aya ngaya muzishyura y'umutekano. ariko se wagahunguye ko muri igihe cyose watangiye utujoga. none se Vega ubu turamubwira ko nakugurije turi mu Rusibo. ugize ngo reka umubwire yuko ari akadobo k'ibishyimbo naguhaye ahubwo ako kana gahunda niyo rwose naho ndi mutekano. Maraye none jewe nakoresheje inama nakeneye abaturage ndababura. ugize ngo none mwakoresheje hano nyene inama se y'ibiki mu mudugu rwose cyabona ikibazo kiranga umutekano wawe uyu nguyu niwe uyiyoboye rwose niwe uyiyoboye. nanjye nasanze bari gushwana rero nagiraga mbikubwire. mbarira nsanga bari gushwana nje kwishuriza amafaranga y'iki y'umutekano. none bane bagusobanurira ibyo bashwanaga rero. gira uti nayo kwinywera inzoga ntago ari ay'umutekano. twari abamenye n'ubundi ariko namwe mwihaye umva ndababarire je ntabwo naje hano guharira namwe turi kumvikana. jewe ubwo genda babaza nka mutekano wewe bakubwiye ngujwe urebanye n'abantu ubabwira baje baza hano mu nama bakubwiye urabaronda mu rugo uje kubishuza ku munsi w'umuganda nyene. ariko rero njewe nubwo uri kunziza ubusane naje kwishyuza amafaranga y'umutekano pe. ayo mutekano uri hehe n'inama nayo ntangaje nimugoroba turi kumwe none ukaba yiremesheje ngaha nyene. muzi n'ikindi gatube twigendeye ntabwo turi abaha ngaha uretse kugenda turabaharira rimwe.